Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka mbahereze umugani w'umugore w'igisambo. Byaje kugenda uterera. Kera habayeho umudugudu wari utuye hafi w'ishyamba rinini. Habagaho umugore witwaga Nyirabigori. Yari umugore usanzwe ubona nk'abandi bose. Yambaraga neza, akaramutsa abantu, akajya mu isoko nk'abandi bagore bose. Ariko mu mutima we yari atandukanye cyane nuko abandi bamubonaga. Nyirabigori yari igisambo cyihishe cyane kibanga, ndetse yibaga ku mugaragaro, ariko yibaga mu bwenge, mu magambo meza no mu kwitwararika ndetse no mu kwitwikira icyubahiro. Uyu mugore yari yarashatse umugabo witwaga Rukundo, umugabo w'umunyakuri, ukunda umurimo ndetse n'abantu. Rukundo yari umuhinzi, akabyuka kare akajya mu mirima, akagaruka nijoro ananiwe. Yizeraga umugore we cyane kuko yari azi ko umugore we ari inkingi y'urugo. Ariko uko iminsi yicumaga, Nyirabigori yatangiye kwiba buhoro buhoro, gake gake. Yabanzaga gufata igitoki kimwe mu by'abaturanyi, akavuga ati munguze iki gitoki, ndetse umwana wanjye ararwaye, nzakibagarurira ejo nzakibasubiza. Ariko ntiyigeze akibagarurira. Bukeye afata igishyimbo, afata igitambaro, bigeze ahatangira no gufata amafaranga y'abandi, akabigira nk'aho ari inguzanyo atigeze asubiza. Abaturanyi batangiye kumukekaho ubusambo, ariko kubera ko yavugaga neza kandi akiyerekana nk'umugore wicisha bugufi, ntawe wari ufite gihamya yo kumushinja. Umunsi umwe mu mudugudu haje umusaza w'umunyabwenge witwaga Senyabugabo. Yari umuntu uzwiho guhuza abantu no guca imanza zigororotse. Abaturage baramubwiye bati, dufite ikibazo, hari uwiba mu mudugudu wacu ariko ntiyigaragaza. Senyabugabo yaratekereje aravuga ati, igisambo gihishe kiruta ikigaragaza, kuko kibiba cyambaye icyubahiro. Yategetse ko buri rugo ruzazana ikintu kimwe cy'agaciro kikabikwa hamwe. Avuga ko ari umugenzo wo gushimira Imana no guharanira ubumwe. Nyirabigori yishimye cyane mu mutima we ati, aya ni amahirwe yo kwiba byinshi icyarimwe. Ijoro ryarageze rero, abantu basinziriye. Nyirabigori arabyuka bucece, ajyaho ibintu byari bibitse, arabitwara arabihisha. Ariko icyo atarazi ni uko Senyabugabo yari yarashyize ikimenyetso cyihariye ku bintu byose, ku buryo byagaragaraga aho byanyuze hose. Bukeye Senyabugabo yarahamagaye ati, wibye ibyo bintu ntazamenyekana n'amagambo, ahubwo azamenyekanwa n'ibikorwa. Bagiye mu rugo rwa Nyirabigori, basanga ibikoresho byose bishe munsi y'igitanda. Rukundo umugabo we arapfukama ararira ati, sinigeze ntekereza ko nashakanye n'igisambo. Nyirabigori atangira kwiregura, arira cyane, avuga ko yabitewe n'ubukene ndetse n'ubwoba n'ishyari ryo kubona abandi batunze bakize. Baratunze bagatunganirwa, we akaba akiri hasi cyangwa akaba ari umukene. Senyabugabo yaravuze ati, ubukene ni bubi icyaha, ariko kwiba ni icyaha cy'umutima. Abaturage baramuteranye ndetse baramuteranira, ntibamukubita ntibamwirukana, ahubwo bamwambuye ibyaho yari afite byose ku bijyaniranye n'ibyo yari yibye. Bamutegeka gusaba imbabazi ku mugaragaro no gukora imirimo y'abaturage igihe kirekire. Mu gihe cy'icyo gihano, Nyirabigori yatangiye kwiga isomo rikomeye. Yabonye ko icyubahiro cyatakaye kitoroshye gusubiranwa, ko icyizere nanone kimara imyaka cyubakwa ariko kigatwarwa n'iminota mike y'uburiganya. Nyuma y'imyaka myinshi, Nyirabigori yahindutse umugore w'inyangamugayo. Yabaye urugero ku bandi, ahora akabwira abakobwa batati, icyubahiro kiruta umutungo wibwe. Isomo ry'uyu mugani rero, umugani uratwigisha iki? Igisambo gishobora kwihisha igihe gito, ariko ukuri ntiguhisha iteka. None icyubahiro nicyo mutungo w'umuntu
iyo kigiye byose biragenda. Ubukene ntibutanga uburenganzira bwo kwiba. None rero isomo by'iyi nkuru nanone ikomeje kutwigisha ko icyubahiro kiruta umutungo. Nyirabigori yabonye ko ibyo yibye byashoboraga kumuzanira inyungu by'igihe gito, ariko bikamutwara icyubahiro n'icyizere cy'abantu. Isomo kuri iki ni uko icyubahiro iyo kigiye ntibyoroshye kukigarura. Ukuri ntiguhishwa iteka. Nubwo yibaga mu bwenge kandi yisha neza, amaherezo ukuri kwaragaragaye. Nyirabigori yahanze. Nanone ikibi gishobora guhishwa umwanya muto, ariko igihe kigeze kiragaragara cyangwa kukagaragara. None ubukene ntibutanga uburenganzira bwo kwiba. Kwiba si igisubizo cy'ubukene, ahubwo ni ihitamo ribi. Isomo ni uko no mu buzima bugoye ubunyangamugayo nibwo bugomba guhitamo ukajya imbere. Icyizere cyangiritse cyubakwa bigoranye. Rukundo yari yizeye umugore we byimazeyo, ariko icyizere cyawe cyarasenyutse. Isomo ni uko icyizere cyubakwa igihe kirekire, ariko kigashira mu kanya gato iyo ubigizemo uruhare. None igihano kigamije gukosora si ugusenya cyangwa si ukwica. Abaturage bahisemo kumwigisha no kumukosora aho kumugirira nabi. Nuko nanone gukosora umuntu ni ukumufasha guhinduka, si ukumwica. Nanone kwicuza nyakuri bishobora guhindura umuntu. Nyirabigori yaricujije ahinduka urugero rwiza ku bandi. Isomo ni uko nta muntu ubura amahirwe yo guhinduka igihe yemeye amakosa ye. Nanone ibyiza by'igihe gito by'ibinyoma byangiriza ejo hazaza h'umuntu. Ndabakunda cyane cyane. Yabagezagaho uyu mugani ni Fabien. So amaze kuduhereza subscribe. Ndashimira buri muntu wese waduhaye subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, ndetse nawe ukaba ugiye kubiduhereza. Mwese ndayabashimiye, Imana ibaduhere umugisha. Uri kureba iyi video, duhaye like kuri iyi video ntacyo byaba bitwaye. Ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Ciao.